kunzanira mu rugo muragira ngo mbigenze neza ubwo muri mwe n'inzu uri bubyaze ko ese nta bakecuru baba hano kandi barabwiye ko umwana wa kabiri ngo nagatinda kuza akaba yaza akagira ugeze ese gusa urabona umukecuru wakubyazana ninde ko Hello guys, mwiriwe mute twiriwe neza turashima Imana ahantu hose ni amahoro mu by'ukuri tumeze neza rero uyu munsi reka mbanze niyegereze mbanze mbasuhuze mbanze mbahobere cyane abantu bari mu majyepfo mu majyaruguru abantu bari mu Rwanda hose ndetse no mu bindi bihugu byose abantu badukurikirana niyegereje cyane abantu bo muri Burundi badukurikirana muri Somalia Uganda n'abandi bakomeza kutwereka urukundo bagakomeza kutwereka ko badukunda ni ukuri ndabiyegereje cyane ndabashimira murabona ko uyu munsi naje imbere ya kamera njyenyine mwitegure ko hagiye gushya uyu munsi ni sha umva nibese abantu bari muri salo barimo kuganira ibiganiro babigeze kure ndavuga reka nzamuke hejuru banze nkora aka intro maze manuke mfite batungura mbanange bakaba kazatanga guys rero ngiye gufata kamera njye nishyira imbere y'ikirahure n'uko ndabanza ndakingura nkishyiramo muri grillage ndashaka kwisetinga kuko nabuze ukuntu ndibuze kwisetinga abantu bicaye mu by'ukuri ariko ndaza kugerageza uburyo bwose batari kuzakora ku buryo ikiganiro cyabo ntari bugice turi mukomeze tukaganira bari mukomeze bakaganira nanjye nyine tukaganira kugeza igihe biri buze kugwiramo neza ahantu kamera iri ndabizi ko batari buze kuribona ari ntoya njye kugenda ngishyiremo mukomeze mwebwe mu bihe amaso genda ariko navuga ngiye kubakorera prank ndashaka kureba se banyitayeho bingana iki ni abashyitsi bacu twagize abashyitsi babita life of three siblings ngira ngo murabazi ni abakobwa b'inshuti zacu mumaze iminsi mubabona rero ndavuze ngo ubu babashyiramo akantu babanza bamucaka akantu gatoya nkahita nyine urumva namwe mukirira sho namwe rero reka mbakorere akantu ndashaka kubatungura na parayera irimo James ntabwo nshaka ko nabavuga ndashaka kureba se babyitwaramo bingana iki nk'umuntu aramutse ashatse nko kubyara bari kumwe akagira ibise ku bantu babyayeho murabizi uri kumwe n'umuntu guys ni ibintu biba biteye ubwoba ntabwo ari ibintu byoroshye kuko nanjye ubwanjye ndi umubyeyi untunguye gutyo bushu ndaje nanjye ubwanjye ndi umubyeyi ukantungura nkajya kubona nkabona koko usigira ibise nkabona n'ibintu byanyabyo serious nakubeshyira ubwoba biriya bintu bitera ubwoba njya mbibona ko nagiye kubyara umwana wa mbere ndi kumwe na mama bikamutera ubwoba ari mama kandi afite abana bane ngahita nibaza se nkanjye noneho biramutse bimbayeho gutya noneho ndi kumwe n'umuntu nkabona umuntu afashwe n'igisi nabigenza nyine nkumva ni ikibazo ndavuga rero reka nanjye mbatungure guys bose barabizi ko ntwite ariko ntabwo bazi igihe nzabyarira kandi akenshi nkunda kubabwira ati njye ndi hafi ntabwo nta muntu njya mbwira ngo harabura igihe iki n'iki ahubwo ndababwira ngo ndi hafi kuko nta minsi idashira mu by'ukuri amezi ayo ariyo yose arashira ceri ndaje sibyo urumva umukobwa wanjye ari kumpamagara muraba mumwihanganiyeho gato kandi sida ndaje sibyo naje kwibeta umwana arankurikira muraza kwihanganira agasaku kiwe no kuvuga cyane guys rero ndavuze reka ngende mbatungure mbere nk'umuntu ufashwe n'ibise ndebe se banaza kubyitwaramo bati ese baranterura barabigenza bati sheri ndaje sha ngareka gusakuza sibyo kuza nkaguterura uri kwandika komeza wandike ibintu byinshi ndaje gukosora umukobwa wanjye ari kwiga ari kwandika guys rero navuze ngo mbatungure se n'umuntu ufashwe n'ibise kubyara ni ibintu byiza murabizi ariko mu by'ukuri ntabwo babyiteguye kandi ntabwo igise cyiza umuntu akiteguye ndashaka kureba se barakora iki baranyurura baramfatira moto barahamagara imodoka
ubwabo bariyeranja bate kugira ngo mbone ngeze kwa muganga ese bariyaminiye nka bamwe ba kera bavugaga ati yicarira aho ngaho ndaje kwibyarira guys ni ibintu rero birenze sibyo ntabwo nshaka kubivuga cyane mwewe mutega amaso murebe ese harimo umubyeyi wabyaye ufite umwana rero ndashaka kugira ngo ndebe se biraza kugenda bite ese James ko bwa mbere byambaye turi kumwe uko yiyeranje icyo gihe ntabwo byari byagakazi cyane ko aragiye kwa muganga hakiri kare ese ubu ngubu noneho nabona direct ako kanya noneho birakaze araza kubyitwara amata rero dutege amaso dutege n'amatwi murebe iyi prank ndabasabye ntimuzitopeshe mutayirangije muraza kureba ibikurikiyeho mwisekere mwidagadure uko bikwiriye kose murakoze cyane mukomeze mudukurikire murebe iyi prank igiye gukurikira mumeze mute se tumeze neza iminsi irimo iragenda ahubwo se baby shower ari baby shower ni blood shower ariko ari baby shower ni blood shower niyo ntegereje ngo mbyare utegereje blood shower ariko icyo Bread shower si baby shower ni ibyo bagiye niba utegereje oya izina rya Yesu oya we kandi yarabirangije kandi ibyo yavuze oya mvuze baby shower yarabisoje ariko icyo mbajije kubona kera yari yarakuze ntabwo se na mungu mufite tumushyingire ndamufite ahubwo se twabaye dufatire kandi wafashe irembo naba ndifashe ntabwo mube mu dufatire mayobera ngo amenye cyagiye ufite avance rero ntabwo areba ko baba baje gutereta tubaye gutereta cya gikombe cy'ikiyobe ntabwo twakibatwa mudukubita avance ndabafite amazi nsigaye miliyoni zo zingahe 10 yego mana mukobwa ni mukobwa jana nta mikino ubu ngubu inzunguguzi twarisobanukiwe erega turi mu misango y'abasaza nta musaza mwagendanye asaba umusaza mukuru ninde ni wowe kandi muje kunsaba turi gusaba no gukwa yego urwego ahubwo musiga avance ni ukuri pe avance batayisiga turayisiga pe ariko se mukangubita avance n'undi n'akazi akangubita avance n'undi yego akangubita avance twakose ubundi ko yakora akihitiramo oya we ujya kuzaba igisambo narayahitinye ubundi akihitiramo cyane wajya ugabanya none se ajyana noneho kujya guhitamo agahitamo mu bataratanze inkwano ubu mukaza mugateza ingabo ubu se wowe warikira bakumara abantu kandi muri iki twazanye gihe imbwa hano hari umuntu wigize ayigatijana na blague mweke njyewe mbe ntanze rwose avance uyu mwana bari uwacu mu muryango ubundi kera batangaga inkwano n'umwana ataravuka bazi ko ari umukobwa se oya aho bazabyarira bakaza bakavuga ati aho muzabyarira umukobwa akakuba uwo muryango barawukunda mwarawukunda uziko kera umuntu barazaga bagafata gutyo bagatanga nk'inkwano umwana uzavukira muri uwo muryango akavuka nyine ari uwawe batabyaye umukobwa batabyaye umukobwa kera barabyaraga muri no rugo muri tuno barabyaraga abana benshi byabagaho muri iki gihugu ni ukuri cyabagaho ngo nk'ubu wenda nka papa wawe we bakagutanga wowe utabizi waravutse yajyaga kunywa bamugurira yamara gusinda ati mbaye umukobwa wanjye bakaza bakamucira wowe utabizi utazi n'umuntu mugiye kuzabana ariko ibyo kuvuga ngo umuntu ngo ava ibyo ni ndabikora oya no kuri kera barabikoraga ariko muri iki gihe ntabwo bakwemerera muri kino gihe ntabwo byakugira ibyo abakobwa b'iki gihe urabazi reka ntabwo wamuha ubu nyine ibyo ni imana umuntu ishobora ko uratwite byanavuyeho ubundi uzi ko uriko kujya kumva ngo tuguhitiyemo umuntu ngo ngo genda ujye kubana nawe ushaka udashaka kera hatabagaho divorce abana ba kera bagiraga uburere ariko n'ubu hari imico bakigira hari abantu bakigira iyo mico gute ni imico yo guterura ntabwo yizi atari mu Rwanda ariko mu Rwanda mu Rwanda guterura guterura ntabwo mubizi mu Mutara uzi ko mu Mutara babaterura seriously nakoze ibyo bintu biriho oya nakuriyeyo njye mbabwije ukuri ibyo ni ibya kera njye hari abashuti banjye benshi nzi bateruye babaga bakiva Uganda ariko bakiri abakobwa babiri bamaze igihe mu Rwanda hari abo nzi ubwo ni mu wuhe mwaka umwe we yahise anapfa yahise abyara impanga ebyiri apfa ku kiri
ni ukuri kandi yari umukobwa ukiri muto naramurutaga nko mu myaka barabaterura ni ukuri bibi pe kandi bakaguterura utazi umuntu uguteruye ukagenda reba ko uri kugenda mu muhanda ukajya kumva abantu baragufasha bakujyana bakaza kukureka uri mu nzu y'umuntu mu rugo kandi utasohokayo biba byarangiye ego ko ntabwo wasohokayo bakujyana nk'ahantu kure iwanyu bakazabimenya haciyemo nk'icyumweru n'umugore nagira ngo babaterura baba babizi icyumweru se si wavayo uwo muntu ariko nawe bayashimye Ntabwo kuko ntabwo wambwira ngo nagera babishaka baba yashimye urugo shawa yaha ni imico yabo ni imico yabo n'umubyeyi iyo yumvise ko baguteruye nyine abazi ko baguteruye ahubwo nyine ababyeyi baribintu nta kindi yarenza bahita biyunga nyine ubwo muhita imiryango ikiyunga ubwo se birarangira nyuma bakaza gukora ubukwe cyangwa biba birangiye biba sinzi gusa benshi nzi ntabwo bakoze ubu si umuntu uri kugutesha umutwe bahita bagira bahita birangirira aho ngaho nyine bakiyubakira bakabyara Oliva yapfuye wasanga ari agakobwa regasa uragata bumwite hano ntajya kumva bamwitabye Oliva yumva Hello? seriously dore umukobwa Rahera James hari kubuza wowe reka ngura amakuru mvugishe yari yanshiranye kaze yamuvugisha ngura amayite umusore humura mundori amasura arayakora kari kabaye ndabyanze ni ubushyire se biba barakoze butangiye kudukora ibiki ibintu ntabwo mwari dukora dore isoni ziranyishe njya muri telefone sorry ariko nawe mu mwandaritse amaso yaratamura byemerewe iyo mwita mwifata gutya bwo wenda dore ntabwo turimo kubara gutyo nibyo byari kuba sawa uhita ugira gutya mwifata gutya uzi ko wagira ngo muracyari abajeni mariya njye nibazaga umuntu umuhamagaye inshuro eshatu turacyari abajeni mariya agiye kubyara kabiri mukiri abajeni mariya ugakirazwa neza ubwakorera ari gupishwa byari biteye imirimo ni uko ari imbere y'abashyitsi mba nayitabye kare uzabona umukobwa w'iki gihe wowe udukobwa tw'iyi minsi ntidushobotse ntabwo biba byoroshye turiyenze james ntabwo yabivamo ari isazi si uko se ndisazi ariko nawe ukanaga ubonye usazi isazi aka kantu ushyizemo niko kabi kandi ushyizemo se runo ruhara ni rwo kumva ko nshaje nta n'ururaza ufite imyaka 17 18 ans 18 ans iyi ni byo pe ufite imyaka 17 imyaka 15 n'itanu 15 uhise wibuka ka kavidewo bamubajije umwana ngo ufite imyaka ingahe ngo 18 15 niko nawe yari ndamukunda ngo ninde yari umutipe se yari umukobwa bateye inda ari umwana ari umugabo bamwitaga ndera fasho kuki uramuna avuga utaje ishuri kumushyira mwamwe muri ndani inashyuye uramutipe inyago ye oya nubwo ye yagarutse bavuga ngo ufite imyaka 13 15 busikete yarapfuye sha ntabwo ari we si wapfera oya niba abandi bandi bo batatu bavuga ari ubusaza yapari ubusaza. abasaza harimo umwe wapfuye babiri bamaze gupfa hasigaye umwe apana ase wicwa n'iki sinzi ahubwo barashaje tuba tubona abicwana ni izabukuru barambabaza sha ni izabukuru babiri barapfuye hasigaye umwe na mushiki si bari impanga wapi baravukanaga bagenda wa undi bakurikira tuzi ko wari wabitaga muzehe niwe wari yitwaga muzehe oya byanyabyo nyine mu kumwubaha nyine bamuhamagaraga muzehe harimo na peteroli na petero rayeli hajya porose petero se uri kuririmbira hanze waje kubanza Wanaga. kuza amakuru y'iminsi se amakuru ni meza twari tubakumbuyemo rwose pe ngino mubwire ariya ceni igihe ariko cyane mama yaraciyeho iminsi natwe twaragiye tuba bize ukuntu ariko
muratwiyonguje Oliva aba ariko murashaka kuzaza narabyaye buri munsi n'izo mesaje muzaza guhemba muzaza muje guhemba none rero turaza uzi ko barimo barakina ariko simbizi gufatamo hano ariko nta twakunda umuntu yatwita yishyiramo utuntu iyo ukajya mu tuntu turi kugukubita utabizi neza neza wishyiramo uko ibise byaje ko kaba arakana ko ceceke oya ariko mu mezi abiri hari ibintu umuntu yumva sibyo ukajya wikara ariko kubera nyine atari ubwa mbere ugiye kubyara urabizi uzi ko umuntu aba azi kubitandukanya n'ibisi ntabwo byagukanga ajya bahagaze uzi ko ubwa mbere nagiye kwa zunguru muganga urafashemo hano uzi ko ubwa mbere nagiye kwa muganga abarwayi rubaga impande uhora kwa muganga ura kwa muganga agakubisa kose uri kukajya byanjyanye kwa muganga ujya kwa muganga njyewe mwite bwa mbere hari umunsi naryamye numva umwana ijoro ryose ntiyakina mbyuka ndira ndavuga ati tujye kwa muganga noneho umutima numva urambwiye ati ariko genda ufate kwa muganga arababara urumva sinzi neza tugiye kwambara ngo tugende numva umutima urambwiye ati ariko genda ufate intuza iriya y'amazi muri dushe kandi wifuhirire kunda naragiye mpita mfuhiriraho ibizi bikonje ngiye kubona uzi ko nawe uri muganga narabitekereje sinzi ukuntu nabitekereje nawe kaze ngende nkubiteho ibizi bikonje mbikubise njya kubona iyo ishyushyu nyine uri umubiri wawe umeze neza ugahita wikozaho amazi ugahita kwikanga ariko beta aransetsa njye akantu kose aba yarize numvaga njyewe bari barambwiye ngo iyo atakinnye ngo aba yagize ikibazo umunsi umwe se ijoro ryose nari numvishe nimba aribyo nari nishyize numvaga ijoro ryose atigeze kinnye ubwo se wenda yakinnye wasinzira usinzire ntubimwe uhita ukanguka iyo noneho ari inkuru ngo ari ibikuru iyo ari inkuru arakina kabisa ntakagushitura arakina ukumva biri nk'ubu Oliva ashobora gukina kuriya nkahita mbibona umugabo nase ajya akakubwira ngo ngufatane wumve ngira gutya uwo mubwira nifata ariko ntabwo yigeze akiniriza atari kwihangana ari buze gukina imiragaraka bambwiye ko iyo adakinnye haba habaye ikibazo tugende murasetsa gusa uzi ko hari igihe none yatangira gukina ubu utanabyumva ahubwo none ufata ahangaha ntunabyumva ariko ukijijisha ubeshya byaheze umubeshya kandi ubundi ndamwumva ariko mbere yamwe ngo ngufata ahangaha ngo urimo kumwumva mwashyiraho utayanywa n'iyo utayakenera wayatekesha n'iyo utayakenera wayakaraba ngo ahantu hose amazi aba akina ubwo araje ayiwe databuja nuko ariko ntazi ukuntu umeze ntukunze gute sinzi ukuntu numva ameze pe urumva bimeze gute niba ari bya bindi navugaga nabi gusa numva ntazi ukuntu urumva ufite imbaraga urumva ufite imbaraga nyinshi nanasimbuka ntabwo nari ayiwe datawe cyangwa ufite inzara ntabwo mbizi pe icara neza nyine basi reka mujyane twikomereze i Kigali tujya kwa supermanager ayiwe datawe musigaye muri babiri ukicaye neza nyine yicaye neza ku ahubwo byame se suba barakunda uri uyifatishije aho ku kuguru niyigire hepfo mbese ni ukuri hano ntabwo ndi kukubeshya umeze gute nyine sinzi ukuntu numva nyine ibintu birimo konje cyangwa ni ukubera umaze umwanya wicaye genda wizengurutswe hanze ariko uri nawe wavuze amagambo menshi umuntu ntabwo ari umwana mwiza ubu tuze ko rero wari amagambo aba yabaze inkuru arimo aratubarira inkuru njye mba numva umeze nk'urushye nzanira amazi bazi
azondere ko uri busubireyo cyangwa ujye koga wasanga umwana abyumvishe ngo ko iyo anyweye amazi ari bwakina Hako mugana amagambo mvuga azatuma iyo bavuze menshi uzi nabi ngo wivuze amagambo wari kuri nagabeshya nagabeshya ikosore ndamuganiriye nawe uriva agatekerezaho ibibazo ukamubwiye abashaha babaza ibisaha babaza ariko mva ni ukuri ndavuga pe ntabwo benshi ariko uzi iyo urimo muri ibi bihe ukabona abantu mwicara mugatera story ahubwo iyo ugeze amahirwe ukabona n'umwuka uvuga uzwi kuri Ryan ntigeze nkubona ngo Betty yakunze YouTube kubera gutwita ngo cane yavukaga yose yarayimenyaga oya nge shalayi wambabari ibyo numva nabishaka wambabari ibyo numva ari afite iki asigaye yiharaje ibintu sinzamenya bikuye bwerutse kujya gusura abandi bana akaza mu duco ntasi shani we Sino nari muduki Odesi nimara kubyara ikibebe kizahita gicoka nibyo kongera kwibebeza oya ndavuga yagwakeya kugira ngo si ubugira ngo Rayesi bazitaho cyane kurusha wavutse nuko wavutse nta kintu aba azi uramuryamisha uyu nguyu ahubwo amugirira ishyari akamuhondagura uramuryamisha ukajya ukira azakaniga noneho ni ukugarutuza ku gitanda Raya ngo inamubwire viens namubwire biramubwire ayiwe akusha ni ukuri ko imana ndumva ntazi ukuntu umeze ntabwo ndi haguruka ugende hanze uri ntiwongere kuvuga ntiwongere kuvuga ntabwo byashoboka ko njya hanze umuntu kubera amagambo menshi niyo mucyo shani uzi ubwo murumva ndi burekere kuvuga gute kandi ndi kubabara uzi ko bara gute kiwe mufate ndumva ikintu kirya mu mugongo no mu nda umugongo wese anyway menya ngiye kubyara oya sha nese ko ndi kubyumva mu mugongo ayiwe ndetse banze muri uwo mwaka ese kubyara binze bihora ahubwo twandura ayiwe uri mubare mwike nsanzwe umwana arimo kuza ayiwe aniwe ndabyaye ayiwe mureke nicare neza ayiwe hamagara imodoka ushobora gusanga muri seri oya busibiri sire gute uzi ko wabyaye hamagara imodoka niyo yaba atari ukubyara ariko aba agomba kujya kwa muganga ndi kubabara nibyo wageze vuba uri kubabarira hehe hano ayiwe mwambabariye mukamfasha we Turamufasha n'ibintu hano ayiwe ibintu biri kuza wahamagaye ariko se mamagara gute hamagara baze nshaka imodoka niyo yaba iri bayeho utwo ushobora kubyarira amaganga ko ariko nani turabigenza dute nese James nta modoka ufite ntihamagare ari umurabira agenda neza ariko ese umuntu yababyeyi akano kanya umva James utwo yakubyarira aho uri muri aka kanya igihe kitaragera sibyo bibaho none se nta babyara icyo gihe kitaragera cyangwa se niyo yaba atagiye kubyara iki kibazo kimutera kugera kwa muganga bakakireba ibise byinshi urumva bimeze nka kwa kundi ugiye kubyara yego ni ugiye kubyarira ayiwe akira ari umwana arisuba ariko tukujyane kuryama se sizona ufite imodoka aho hafi tukujyane kuryama ayiwe oya kuryama wowe fasha ugere mu rugo vuba fasha ugere mu rugo vuba vuba
shamfasha ugere mu rugo muri bine marambira ariko bari ibingibi wese muri plan ayo baragize ikibazo nyaruko ayo we wavuye kuri telefone ntabwo ari plan shawanyarutse mwana nyine hari ikibazo mbabariye nyaruka zana imodoka ayiwe ayiwe ndapfuye reka baze imodoka kubabara cyane gure tujye mu cyumba rero oya ntabwo nagerayo ntabwo nagerayo ndikumva ibintu birimo ayunga urumva ibiki we umwana ndumvaje none oya mbabarira tubigira dute ibintu nanjye birabaye cyangwa urimo uratubeshya ndatangiye muri ibyo bintu ari byo kubeshya nese kuki mutahise mujya kwa muganga mukibyo numva gutuntu dukeya ntabwo nzi ko biri bugere hano n'ukuri mbabarire we ntabwo narimbiye basi se mwafashe moto ngapfa kwigendera moto wajya kuri moto wowe umeze gutya nzi ko ugiye kubyarira mu rugo none iraje imodoka iraje yayimagaye Jess ayiwe usiragira hano ryari kuko ndumva nanjye kinaguteye urumva bigabanyutse numva bindekuyeho gakeya we uzi ko ari ibisi nese wowe wabyaye uzi ko bigufata bikurekura bigufata bikurekura ayiwe James uzi ko yari arimo kuvuga ngo arumva ngo umwana aje ariko ngo arumva ngo birekeye uzi ko biroroshye ibise si byo bifata umuntu bimurekura uwo muntu araturuka kure arimo araza nese turimo ndibaza umuntu abyara igihe kitaragera se nese harabura igihe kingana iki harimo iminsi kabisa ingana gute umuntu nko mu kwa 12 gutyo mu kwa mbere oya ni bambwiye mu kwa 11 yego namare murabyita ibikina ashobora kubyarira hano nk'ubu twabigize muto waje umugongo mufatire mu mugongo tumushyire kuri moto James gusa umuntu wamaze gutya mushyira kuri moto ntabwo mushyira kuri moto reka bitegeze imodoka izi umwana akiri bube nafashe umura nafashe James ngiye kujya gushaka imodoka hanze ndamamagaraje reka mwozana andi mazi ahubwo ni wowe n'amazi nshaka bwese birashira biri kumbabaza cyane ayiwe basi uryamye ari umwe ndapfuye basi mureke ndyame gatoya we ndi kubabara kwicara ayiwe cyangwa cyane munyenyezi ayiwe ndumva ibintu byaje ayiwe ryama hano umujyane niwe umwandire hano nk'umukobwa ayiwe cyane ayiwe manuwe ndi kubabara cyane umwana acyuba ibintu twabivuga hehe ayiwe ikibazo nari ndamuhamagara ngo ni plaque no gukora wowe ni Jimmy ese ubwo muhungu wenyine niwe wenyine ufite imodoka wahamagaye n'abandi bora baragendeye ndetse urabona ngiye kubyarira mu rugo muragira ngo mbigenze ne ubwo muri mwe n'inzu uri bubyaze ko ese nta bakecuru baba hano kandi barabwiye ko umwana wa kabiri ngo ntagatinda kuza akaba yaza akagiye ugeze ese ubusa urabona umukecuru wakubyaza hano ninde ko ayiwe dufashe basi wari wavuye hano naranyirana nabyaye
James ngenje gushaka imodoka genda urashakira hano nadamu yamugenge niyo yaba ari ikamyo ariko ntabwo twayinginga ikamudutwara ani rero shani wabona moto yizane mfe ubuse waba unajya kuri moto umeze gutya koko nandeze ko numva umwana agiye kuza nta kiri bavutse ibintu mu buzima bwanjye nibwo nabibona se hari abakecuru usundi babyaza turabigenza gufunga umuntu abyariye mu rugo ndagufashe utwo wabyariye hano banagufunga aranye nawe mu nzu basi naze tujyana ku muhanda basi aratambuka arabibasha gusa biragenda bigenda ntabwo nategereza iyo modoka iri kumunira ubuze kuko yagera hano byari James imodoka iraje munirure ntabwo nabaje ngwino reka ni munirura ayiwe ndatabe umuganga ni Frank mureke mbabwize ukuri je ibi bintu ndabirambiwe ibyo urimo ukora kurumva ari byo ubwawe reka mubwize ukuri ni uko twite mba nkubabuye wa mugore gusa sha James ibi bintu ni ukuri mubireke iyi pranka koko iyi ngiyi urabona ishoboka wicare ariko rero wicare akwande simbuti kubyara ni bibi kubyara se ukanga abantu ureba ubyaye jya kubabwira bigendere bariya b'imodoka so ndamubwira ngo ubu tugiye kwishyura imodoka y'ubusa shawuri reka guseka nukuri nuko twite mba nkukubise kamambi mwese ko mubabaye mujya gutuma nanjye mbaho si ubwo mwahetse kubabaza umubyeyi ariko hari kubyara ni bibi oya ibyo ngibyo ntuzongeye kubikinisha kubyara ukakanga abantu gutya muri runo rwego ngo shushu nawe bagishe James ubwo reka twishyure iriya modoka yiwe ndetse yigeze antwara none se ndagukora avuye wo shahani nagaga muciye shahani ngwino ko wasaze zikamutumye n'ipreminga ndetse si pranka ndabukunda nawe nafate dukeya none se ubwo yakoze iki ubwo se biri gusumba wakoze iki koko bijyasa aho ngaho yeshuwe kushyuye bose karindwi umunani 19 sheri mama cyayi munana ndetse mubyegereje umujyi mwese basi shawuri ngenda kurakariye uzatuma abantu bajyaga burundu ubu aya mafaranga ntabwo twari buyanywe nese shawe ubuse aya mafaranga utumye ntanga nese mumwishyuriye iki none se uyo mu ntacyo yabona njyewe Oliver yaba adafite no ibintu nkoze cyane si ibintu nkoze mureke mbabwire Oliver agiye gusara bishobora kugufata byamugiraho ingaruka ibaze ko mama umuntu akavuga ngo ndimo ndamukorera prank kandi koko dore niyo hano ibintu kabisa ntabwo ari byiza birishyira Victor kabizi ko nyine dukora amapranka ngo mwese mundakariye sha mureke kundaka ibizi bimwe n'ubukorera abantu sha nyine mureke kundaka tutarakarase gata dasheke mubwira sheke ese mumbwire ninde bakoranye no prank nanjye nabyo narizi izina ry'Imana yo mu ijuru yimubwira se samenye amazi amazi mubwira Paul rata
Kandi ibintu biriseye ibintu ntabwo ari mbese ni mwese kundakarira mweko uzi ikibazo gihari James ubu ngubu ubutaha muraza kujya mugira n'ikibazo kiri serious Kacyo turavuze ko tutazongera gupaka. uribuka ubushize ibintu ubuse wamamagara ngewe ngo uribuka ubushize ibintu mwadukoreye ngo metero kugonze nibe nanjye oya shami ibyo birareba Twe twavuze ko tutazongera gupaka ibintu nk'ibyakurewe by'ubu bigarutse. mbese ibintu byo kubyara batagayise reka nirebere muri kamese n'ibiri no kundera gayise batakubyara ni bibi ku buryo mwabirakarira museke ni bibi kubyara ni byiza ntabwo ari bibi ariko ntabwo ari byiza mu kwa 12 umuntu ari mubyare mu kwa mbere sibyo ari mubyare mu kwa 11 nawe ibyo bitwaye iki okay ize tubyihoreze si byoroshye oya nta cyoroshye kirimo uvuga ngo murahahamwe oya uraduhamuye sha ariko nyine nangiye kubyara kandi umwana ni umugisha ngo biraje igitenge mva mbabwire betaravuze ngo nta mukecuru ubyaza uba hafi aha ko byari bicaye navugaga ati uyu mwana aje twamenya ko bize biramba uzi ko ibintu bizanambaho biri seri akajya muri Nawe twavuze ko tutazongera gupaka ibintu kuko ari uzabikora nkajya ni prank. Hani turi twenyine ntabwo pranking nuko abangaba nyine nashatse kubashyiramo akantu Basi unabingira se basi nanabizi. na James nagendera ata Ngende. maguruke rwose Ende kujya imodoka. erega bagutayemo Ya mama je kwizana. njye nari no kugucangura ibishyi nuko sha uzi ukuntu duhahamuye uri icyana kibi Abo ya muntu yanjye y'ubundi. niyo wayiciriye nambara gafite zo gwaguka ngo niruke ndakwinyiza n'umubite ariko iyi nkoni ihoraho Reka ngaho nzivuge. ibaranga Iyi prank yo kumwana wongera kwinzanira. Biriseri. oya shahani wase uzi ko butuma bari babyegereza iyi nkoni sinzayibagirwa inkoni sinzayibagirwa yatubindigije mu rugo umunsi wa mbere Ariko njye na nunda cyashaka menye. Ninde yakonye prank nawe? nawe serious nawe twese uko wari umeze niko twari tumeze umva mwaganiraga ndatekereza nawe ko sibundi ako Oliver ahubwo ni ndahaguruka igiharamagara Mwatanga ako natekereje jaka. Sinizina natekereje mvuye ndakwinariho. si uko twari tubaze twiyicariye kuko ndasuka tugiye kwikorera ako ori ubu nta munsi n'umwe uzaduha amahoro muri uru rugo nta munsi n'umwe cyakoze wicyo utabona n'ikiko tutazaga twihunga n'ukujya natwe twiteguye ninababwira ubutaha rero nabyaye kwitegura Reka mupfire abantu bahora bambwira ngo iki ngo aratwite ubu ndadekara ngiye kujya muprake n'umushaka muzanyireza Namwe n'ubugira bamurize ntabwo zonje nyimunambwira ngo ninumva ngo nabyaye muzabimenya ariko ahubwo urabona ko ntacyo bimutwaye kuko mukorera akantu ngo arwanyitse ngo ndakanyamaswa guys nanjye kujya nanjye mubabaza none naga kubabaza ori n'ukuntu uba umubabaje ese ndamubabaje kubyara ko uzajya kubyara amadepanse ya taxi yaramushize ibaze nk'amafaranga ko agenda kimuturetse kubeshya nukwira ngo nari ko muri bwishyuye imodoka none se wumvaga tutayihamagara bayihamagaza ukemera byibura yabona nsohotse akabona ko biri lire agahita agira niba nuriya yumvaga ko ntabwo namenye kuri yasohotse nayisinziriye nari kurira kugira ngo yakaniraga n'ijisho ntabwo namenye ko wagiye kuzana umuntu yashize ntabwo namenye cyane n'ikindi natekerezaga ko nunayibona uri buri kamera niba navuga isukuri moto yagira atareba ngiye ndeba mbona ntabwo napfa kuyibona inyuraho uramagaye umuntu namagaye kuri yego kabu bahita bohereza iri hafi aho ngaho ibivuye aho hafi irabona karazizi ubundi ku isi igenda ariko shimone shishyurire wari ufitiye impuhwe wenyine ujya kwishyura n'imodoka itwaremo umva mugende mukore biriya bikamera byanyu ngiye maze no kubirandira ikiganiro kuri kamera shaka ese nibyo twaganiraga mbere byarimo ahubwo nari mbabaye ntushe mutangiye kuzana ibiganiro byo kubabyara ntabwo si unimba purankinga
ni muri bukeke ko ari ibintu ari uko mubivuze numvaga twakiganirira ku byo cyangwa ubwo si yo ide wari uyifite cyangwa uyigize turimo tuganira nigize muri hano twatangiye kuganira ariko uyigize tuvuze ku byo kubyara mwigize mwana mpaguruka nageze muri hano ndavuga ubundi wabi ariko wari wabipanze musekera agakamera nari nabipanze kare ndavuga reka ako nabonye umuntu ari ukugeza hano ari menshi nukuza yikandagira njye ndabona ntazagaruka batazanyisura atamuzasura ujya muza muri menge hano muri rugo reka nkubwize ukuri njye nzagaruka ingurubire mbese musigaye muza mukagaruka noneho ubu ngubu twite bw'umuntu ntiyanagutimbura washire n'umujinya Paparayeri amennye amazi hani ariko amazi ya paparayeri ni umunsi asigaye akunda kumenaho amazi sha muri prank reka nkureho kamera uriya umujinya uba wamwishe ngo nongera gukora iyindi prank pe wewe muze tuganire shusho yise tuganire kamera ariko ndizera kuyikuraho no yingiye gukuraho kamera twiganirire sibyo reka nkurebe kamera kandi Uzi ko yari prank no muntu yadukoreraga